nkeka ko atari ubwa mbere wumvishe ibijyanye n'imivumo ya karande. Byashoboka ko kuva ku nshuro ya mbere wumvishe iby'imivumo ya karande utarasobanukirwa neza imivumo ya karande cyari cyo kugeza n'ubu. Ukaba uri mu rujijo byaragucanze wibaza koko niba imivumo ya karande ibaho cyangwa se niba ari bya bipindi by'abarokore twirirwa twumva mu nsengero zitandukanye. Ese koko imivumo ya karande ibaho? Ahubwo se ubundi iyo mivumo ya karande ni iki? Niba se inabaho ni iki wakora kugira ngo uce cyangwa se ukureho iyo mivumo ya karande? Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe igisobanuro cya nyacyo cy'imivumo ya karande ndetse n'icyo wakora kugira ngo uce iyo mivumo ya karande. Tubahaye ikaze nanone ari nako tubasaba gukora subscribe no gukanda kuri like kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Ijambo imivumo ya karande rifite igisobanuro kigari. Mu Cyongereza iri jambo ryitwa bloodline curses cyangwa se generational curses. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni imivumo yandurira mu maraso cyangwa se imivumo ihererekanwa mu bisekuru. Bivuze ko ari imivumo ushobora kwanduzwa n'ababyeyi, itakurwaho nawe ukayanduza abana bawe nabo bakayanduza abo bazabyara, bigakomeza gutyo mu bisekuru byose bizakurikiraho. Aha ni hahandi usanga hari ingeso koko yabaye karande mu muryango. Urugero, ugasanga umubyeyi afite ingeso y'ubusambanyi, abana byaye nabo bagahinduka abasambanyi mu buryo butumvikana, abuzukuru n'abuzukuruza bakandura iyo ngeso, bikarangira icyo gisekuru cyose kizwi nk'igisekuru cy'abahehesi. Imivumo ya karande si ingeso gusa, ishobora no kuba uburwayi, ubukene ndetse n'impfu z'ubwoko butandukanye. Hari imiryango usanga yararazwe ubukene, wareba mu bisekuru byabanje by'iyo miryango ugasanga nta mukire wigeze ubamo, kandi mu by'ukuri bidaterwa nuko batazi gukora cyangwa se wenda bakaba barabuze amahirwe. Oya rwose, ahubwo inkomoko cyangwa se intandaro y'ubwo butindi ukaba utabasha kwisobanura. Urugero, ugasanga umuntu runaka afite akazi keza kamuhemba neza, ariko ugasanga kwishyura ishuri ry'abana cyangwa se ikode byaramunaniye, ku buryo nawe ushobora kumubaza ntabashe kugusobanurira ikimutera ubukene, kandi wareba mu bisekuruza byose by'uwo muryango ugasanga ni gutyo bari babayeho, niyo mibereho yabo kandi nta kigeze gihinduka. Mu by'ukuri ubukene burasanzwe, ariko nanone dusabwa gushishoza tukamenya inkomoko yabwo. Nanone hari ubwo imivumo ya karande ishobora kuba uburwayi runaka. Urugero, ugasanga umuryango wose ufite ikibazo cy'uburwayi bw'igicuri, igifu, kanseri, ubugumba n'ibindi. Mu by'ukuri uburwayi burasanzwe, ariko tugomba kwicara tugashishoza tukamenya niba atari uburwayi bwa karande. Niyo mpamvu akenshi iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga, babanza kumubaza niba nta wundi muntu wigeze kurwara iyo ndwara mu muryango cyangwa se muri famiye. Nanone imivumo ya karande ishobora kuba impfu. Urugero, ugasanga abantu benshi bo mu muryango runaka bapfa biyahuye, bishwe n'impanuka cyangwa se bagapfira ahantu hatandukanye hadasobanutse nko mu tubari, mu ndaya n'ahandi. Mu by'ukuri gupfa birasanzwe, n'ikimenyimenyi ni uko twese tuzapfa, ariko nanone tugomba gushishoza tukamenya intandaro y'impfu akenshi ziba zibasira imiryango. Bibiliya nayo ishimangira ko imivumo ya karande ibaho. Hari imiryango myinshi ivugwa muri Bibiliya yakurikiwe n'imivumo ya karande. Aha twatanga urugero rw'umuryango w'umwami Dawidi. Ubwo umwami Dawidi yakoraga icyaha cy'ubusambanyi ubwo yasambanaga na Batisheba umugore wa Uriya, byababaje Imana cyane, maze Imana iteza ibyago umuryango we wose. Ibi tubisanga mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 12 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 12. Haranditswe ngo, nuko rero inkota ntabwo izava ku muryango wawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye ku rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba mbahe umuturanyi wawe aryamane nabo ku itangaza izuba riva. Aya ni amagambo y'Imana atugaragariza neza ko icyaha Dawidi yakoze cyakururiye umuryango we umuvumo uturutse ku Mana.
nk'uko Imana yabivuze iti inkota ntizava ku muryango wawe, kuko niko byagenze. Ryari ry'ubusambanyi Dawidi yagize agasambana na Batisheba, yarangiza akamwica n'umugabo Uriya mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Nyuma yaho umuhungu wa Dawidi witwa Amunoni nawe yarigiriye mushiki we Tamari, maze aramusambanya. Musaza wa Tamari witwa Absalomoni abimenye biramubabaza cyane, arahoreza. Hashize igihe runaka yica Amunoni wari warasambanyije mushiki we. Nanone iki cyaha cy'ubwicanyi Absalomoni yakoze ubwo yicaga umuvandimwe we Amunoni cyari karande mu muryango, kuko se Dawidi nawe yari yarishe Uriya. Bivuze ngo ubwicanyi Dawidi yaboraza umuryango we, kuko cyaha cy'ubwicanyi Dawidi yakoze ubwo yicaga Uriya yacyanduje umuryango we, kuko umuhungu we Absalomoni nawe yishe umuvandimwe we Amunoni. Ntibyarangiriye aho, kuko umuhungu wa Dawidi Salomo ari nawe warazwe ingoma ya se, nawe yakomeje gukurikiranwa na ya ngeso ye y'ubusambanyi ya se, kuko bavuga ko mu mateka y'isi Salomo ari we watunze abagore benshi cyane, kuko yari atunze abagore 700 ndetse n'inshoreke 300. Iki cyaha cy'ubusambanyi ni nacyo cyamutandukanije n'Imana, bityo iherezo rye ntiryaba ryiza. Nibyo koko imivumo ya karande ibaho, kandi burya nta n'umuryango utagira karande. Icyo dusabwa ni ugusenga Imana tukayisaba ikaduhishurira imivumo ya karande duhangana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubundi tukayisaba imbaraga zo kuyica ikavaho burundu. Isengesho ntacyo ritakora. Isengesho rifite imbaraga zo gukiza uburwayi bwa karande no gukuraho indi mivumo iyo ari yo yose. Yakobo 5:15 haranditswe ngo, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azababarirwa. Aya magambo y'Imana araduhamiriza neza ko isengesho rikiza uburwayi ndetse rigakiza n'icyaha. Akenshi imivumo ya karande ikururwa n'ibyaha byakozwe n'abasekuruza bacu bakabiraga ababakomokaho, bikaba uruhererekane mu bisekuru paka bitugezeho. Ugasanga nyine turahangana n'ingaruka z'ibyaha tutakoze. Gusa aha duhumurijwe n'ijambo ry'Imana ritubwiye ko binyuze mu isengesho ryo kwizera karande zose zavaho, kandi n'uwateye izo karande ari byo byaha akababarirwa. Bivuze ngo isengesho niryo ryonyine rishobora kurandurana karande n'imizi yayo.